Mu mujyi wa Beijing mu gihugu cy'Ubushinwa havukiye umwana utaruzwi n'isi, ariko uwo mwana yaje kuba umwe mu bantu bahinduye amateka ya sinema y'imirwano ku isi. Izina rye ni Jet Li. Jet Li yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatatu, hari Mata ku itariki 26. Izina yiswe n'ababyeyi ni Li Liange. Se yapfuye ubwo Jet Li yari afite imyaka 2. Nyina wamureraga wenyine yakuriye mu bukene, ariko yari afite discipline ikomeye cyane. Jet Li yavukaga mu muryango w'abana 5, akaba ari we bucura mu muryango w'iwabo. Mama wa Jet Li yari umukozi usanzwe wakoraga muri banki, ariko amafaranga yakoreraga ntabwo yari menshi. Birumvikana nk'umudamu wareraga abana 5 umugabo amajije kwitaba Imana, ntabwo byari bimworoheye, ariko yakomeje kubarera barakura. Ku myaka 8 Jet Li yinjiye muri martial art, yatoranyijwe mu ikipe y'igihugu, yakoraga imyitozo ikomeye cyane. Yatangiye gutsinda amarushanwa agiye atandukanye mu gihugu cy'Ubushinwa. Ku myaka 11 kugeza ku myaka 17 yabaye shampiyona w'igihugu cy'Ubushinwa inshuro 5. Ibyo byose yabikoraga ashyigikiwe n'abavandimwe biwe bamwongereraga imbaraga umunsi ku munsi, bamubwira yuko akora ibintu ashoboye kandi akunze. Bamubwiraga ati, ibintu ukora rwose urabizi neza cyane kandi ufite impano muri byo. Na mama wiwe ntabwo yigeze amubuza, cyane cyane ko mama we nawe yaramushyigikiye. Mama we yaramubwira ati, komeza cyane kuko urimo gukora ibintu byiza, kandi ibintu urimo gukora urabizi neza kurusha abandi bose. Ibyo ngibyo byamufashije kugomya yitwara neza, agakoresha imbaraga nyinshi, ndetse agashiramo n'ubushake bwose bwashobokaga muri icyo gihe. Kubera ubuhanga bwe, leta y'Ubushinwa yamujyanye mu ngendo mpuzamahanga. Yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akiri umwana mutoya cyane. Yakoreye imyitozo imbere ya Richard Nixon yari akiri mutoya. Aha niho Jet Li yatangiye kumenyekana hanze y'Ubushinwa. Yari mu itsinda ry'abakinnyi bahagarariye igihugu muri Kaca Delegation. Ibi ngibi byamufunguriye amarembo bituma agera ku rwego mpuzamahanga. Muri icyo gihe cyose Jet Li ibintu byari birimo kugenda neza, gusa ubwo yari afite imyaka 18 yaje guhura n'imvune ikamije. Iyo mvune yaturutse ku myitozo yari ikomeye Jet Li yajyaga akunda gukora, byaje kumuviramo imvune. Icyo gihe abaganga bamubwiye yuko atazongera gukora imyitozo ikabije. Wibuke nayo ntabikubwiye mbere, Jet Li yarazwi mu gihugu cy'Ubushinwa cyane cyane kubera imirwanire ye yari iri ku rwego rwo hejuru, cyane ko yari amajije kuba champion inshuro 5 mu gihugu cy'Ubushinwa. Icyo gihe Jet Li yahise atangira urugendo rwo gukina filimi. Filimi ya mbere ye yahereyeho ikanaba hit mu gihugu cy'Ubushinwa ni Shaolin Temple. Iyi filimi yabaye hit ikomeye cyane mu gihugu cy'Ubushinwa. Yahise icyamamare guhera icyo gihe. Abantu batangajwe n'ubuhanga bwa nyabwo bwa martial art icyo gihe Jet Li yajyaga akoresha. Hakurikiyeho filimi yindi yakinnye nayo yakunzwe cyane bita Hero. Yabaye icyitegererezo muri filimi z'imirwanire ku mugabane wa Aziya. Style ye yakoreshaga, yakoraga ibintu bisukuye, yari abangutse cyane kandi anakora ibintu bya nyabyo. Mu rukundo ndetse n'umuryango, mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1987 yaje gushakana n'uwitwaga Huan Qian. Batandukanye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1990. Babyaranye abana 2, Siri na Tia Marie. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1999 Jet Li yashakanye n'undi mudamu bari kumwe kugeza ubu ngubu, ari we witwa Nina Ricci. Baje gushakana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1999 nk'uko nari mbikubwiye. Babyaranye abana 2, Jean Li wavutse mu mwaka w'ibihumbi 2000 ndetse na Jada Li waje kuvuka mu mwaka w'ibihumbi 2002. Muri rusange kugeza ubu ngubu Jet Li afite abana 4 bo. Jet Li yinjiye muri Hollywood akina filimi bita Romeo Must Die na The Expendable. Abumwe mu bakinnyi bazwi cyane ku isi kandi bakomeye. Mu mwaka w'ibihumbi 2004 ubwo Jet Li yari mu birwa bya Maldives ari kumwe n'umukobwa we, yarukutse nk'ubiri y'umuyaga ikomeye cyane ya tsunami. Icyo gihe yagize amahirwe kubera ko iyo nkubiri yari nyinshi cyane yari no kuhapfira. Ibi byahinduye ubuzima bwiwe, nibwo yatangiye kwibanda mu gufasha abandi bagize ibyago bigiye bitandukanye. Umubare wa filimi muri rusange Jet Li yakinnye zirenga 40. Yazikinnye kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1982 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2014. Cyakora nta bihembo bitandukanye yagiye atwara, ariko kugeza ubu ngubu ni umwe mu bakinnyi beza babayeho muri filimi z'imirwanire ku isi. Kugeza kuri ubu ngubu Jet Li ariho mu buzima rwose buciye bugufiya. Yashinze umuryango bita One Foundation ufasha abantu bagiye bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Kugeza kuri ubu ngubu umutungo wa Jet Li ubarirwa hagati ya miliyoni 200 ndetse na miliyoni 250 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Jet Li ni urugero rw'uko ubuzima bushobora guhinduka, ariko wowe ukabuhindura kurushaho. Turabashimira kuba mwabanye natwe. Yari Big Move Entertainment. Kora subscribe kugira n'ibindi byegerano nk'ibi ngibi bitazagucika. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.